Uzabura ubwenge. Umusore nakubaho katameze nk'abandi basore, uzameka ari umuyobozi wabo basore bana. Ariko se papa, ibaze niba screen ya telefone ya sheri yawe yaramenetse. Ibaze none cyo azakora umutima wawe wamuhereye ubuntu. Yagenze re. Ndakubwira ngo twimbere, ibyanyere ntabwo bizi. Hagarara hano. Erega kuba uri mu bihe bibi nibuze ko ejo hawe ari heza, kuko nawe wamenye ibyo bihe bibi nabyo bishobora no kugwita. Izima wancikore. Ambu ubushinzi bw'abantu. Urisubiraho. Basi papa ikira hasi abari. Ndakumvikana. Ambu ubushinzi bwawe. Ariko papa ibazo birakuzunguza nugira ikibazo. Isi kakuzunguza nugira ikibazo. Indwara ikakuzunguza nugira ikibazo. Ariko umukobwa yazunguza ikibuno ukatumera nka kadahumeka. Ariko sundi papa ese kujya mwabara abakobwa. Iyo niyo mpamvu ya mbere yatumye mfata umwanzuro wo kukujyana kwa mudugudu akanyemerera ikibazo ukahita umvira mu rugo. Ejo ni so waraye kwa mama dukuri. Ngisazi idafite umujyanama yagiye inama yo gukurikira umurambo mu mva. Simara nkuza kujya mu bakobwa no mu bagore babandi. Buretse iminsi mama dukuri amaze guhinga. Uzaburira nagufata ibyo azagukorera. Baravuga ngo amakosa y'umugabo nibwo buryo bwe. Ahubwo ndahora ugeze kuri rwa rwego ikintu cyonyine kiri kugenda neza mu buzima bwawe ari amaraso yawe. Ikintu kigenda neza ngo mu buzima bwanjye ni amaraso yawe. Wagacucu. Ariko papa ronje. Kugira ngo none nabyemera ko ngiye none ndi nasire mudugudu. Ase papa. Nuba bari muri cyo wacu. Uko nyoko yagiye nawe ugomba kugenda. Ariko sega uyu mwana mwikoreye imujyana he? Nyine nari mujyanye hariya. Ariko se ko cy'abantu bafite inyinya baseka kanya nkabe barwemezamenya. Umva, kumvikana uzasanga nyokare ujye umenyera ko kareba wancikore. Sheri uwo mwana mwihorere. Ahubwo nkubonye nari nkukeneye. Nyibwira arate gikobwa. Sheri urabizi ko nkoza ku mutima kandi ko nkukunda cyane. Ariko ntangiye kumva amakuru ngo ujya mu bandi bagore no mu zindi ndaye. Yesu! Byose ninde wabikubwiye noneho sheri wanyu? Ako se sheri nubizi ko ngukunda. Ndabizi ko nkunda. Erega nge ntago meze nk'abandi basore. Ako se ninde musore w'igicucu watinyuka kujya gukundana n'abandi bakobwa asize igikobwa cyiza nkawe? Uzabura ubwenge. Umusore nakubaho katameze nk'abandi basore, uzameka ari umuyobozi wabo basore bana. None se wa mwana wibyo uvuga bihagazeho ko ari we muyobozi wabo basore bana? Kabihagazeho se byahe? Ahubwo se rata sheri. Gusa niyo telefone yawe yaramenetse. Yaramenetse. None se ukeneye amafaranga angahe kugira ngo nyigukoreshere? Banciye 25. 25? None uzundi telefone yawe imennye gute ubundi ariko sheri nawe uri fake? Na yavuye mu mufuka iragwa sinamenye uburyo yageze hasi. Ariko se papa ibaze niba screen ya telefone ya sheri yawe yaramenetse. Ibaze none cyo azakora umutima wawe wamuhereye ubuntu. Ariko se sheri ubundi umwana uvuga gutya n'uwawe? Wahora n'iki? Uyu mwana no wanjye. Ibi nibyo rero murankubwira ngo ndi mu bihe bibi. Nyina yaragiye arani amaze kun ansigira ino ncere no mu kugenda twaye buri kimwe cyari kiri mu rugo. Ariko nta kibazo ubwo ndi kumwe nawe. Cyambere nuko mbone ejo hanjye ari heza. Kandi nkaba ndi kumwe n'igikobwa nawe mwikondera. Erega kuba uri mu bihe bibi nibuze ko ejo hawe ari heza, kuko nawe wamenye ibyo bihe bibi nabyo bishobora no kugwita. Sheri reka nigende ndabona ibyawe n'umwana wawe ntabishobora ahubwo ndaza kukuvugisha kuri phone yanyu. Ego rata igikobwa y'igipome cya mayoneze igenderera. Ego rata shayi sheri. Abana abandi bagore wagicucu. Reka ni nakanyo. Nguru zamfata neza nka vimbi. Nagiye ntabwo birarangiye. Ariko papa mudugudu wancikore. Ugomba kumvira mu rugo nawe. Oya. Ubushinzi umaze iminsi ufite mbese nabwihangana. Iki wisubira hibi. Mudugudu we. Hagarara mubwira ino cyebekerana niki. Aho ni mu ndebera. Papa uri ku. None se byagenze gute sha? Mudugudu rero ikintu nagushakiraga ni. Urabizi umugore ejo bundi nazanye ikibazo cyanje n'umugore kirakemuka arahukana aragenda. Yego. Ikizanye rero aka kanya. Nasigaranye inshinzi mu rugo.
wayibonye ntabwo uri inshinzi se ko utari muri iki ntabwo ndi umva karavuga no mu bagabo aka kana rero ubundi wazirya umva rata umva nyine baza nkubwira ata mudugu iyi nshinzi ni nkaho mama we yibyaye urabizi ubugome nyina agira n'amashaka akagira uyu nguniye yimutiye yaranzengereje mu rugo ikintu nshaka ndagira ngo nako kamvire mu rugo ako se shaga ko reka nkubwire nta wundi muntu ugira ibibazo mu kagari mu mudugudu mu murenge ni Gakuba ubundi ikibazo ufite mu rugo ni ikihe ku buryo ibibazo byose ni Gakuba aho wanshinze wazibye aho ngaho nyine reka mbaze nkubwire mudugu ndabizi wenda ibyo bibazo ndabigira ariko ntabwo ari ibibazo bimwe bya bindi usanga ngo ibibazo ngo yishe umuntu ngo yakubise umuntu none se urumva amaherezo utazica umuntu mudugudu urabizi ngiye nibyukira mfata agasuka kanjye nkajya guhiga nkazana amafaranga ngatekera ino ncebeke ibintu by'abakobwa simbizi ibintu byo kujya mu bagore simbizi ariko ino tuzi bishaka kundusha umunwa ntabwo bizi se kuki ko ntabwo ngo iki byakubaga kuba bakubuka amazuru byakubonye wari uzi ko nazakubona rero maze iminsi nkwiga nirirwa nkwiga ndakubonye banyishyura twumvikane bayo hano bayo aho kinje bitese none nyishyura wari uzi ko utazanyishyura se waranaye uragenda iminsi 3 mu rugo rwanjye urya nteko ukarya warangiza ukagenda ukajya mu bandi bagore akoze mudugu mudugudu iki kadogudane na nyiramu uranyishyura uzi no gutukana wabyumvisha mudugu iyi niyo ncebeke nakubwira irati kibazo cyanjye garuka uranyishyura mudugu bagiye kwica umuntu ureba nawe unshinzire mu bikira nyishyura amafaranga yawe ndakubwira ngo by'imbere ibyanyere ntabwo bizi hagarara hano weto nyine baze nambara urukweto wandanya indaya none se byagenze bite mudugu by'imbere arancika Gakuba byagenze gute uyu mugabo yaraje amara iminsi 3 wanjye yego amara iminsi 3 ambeshya ngo arajemo amafaranga nagiye kunyaratanga umugabo yagiye kera wari uzi ko nazakubona rero Gakuba arumbwiye ngo iki arumbwiye ngo yewe nakubwiye ibintu by'abagore ntabwo none uyu nguyu avuye hehe ariko twe turahuye avuye hehe twahuriye mu nzira unaruyikoreye muragiye mudugu utagira kumbura ngahita nkwica waragiye